Akarere ka Rutsiro gaherereye mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Kimwe n'utundi turere muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda, akarere ka Rutsiro ni katanzwe ku rugamba rwo gukorera ku ntego. Kuri ubu akarere ka Rutsiro gafite ibyiza byinshi nyaburanga, harimo imisozi myiza, ikiyaga cyiza, parike nziza zikurura ba mukerarugendo. Akarere ka Rutsiro kandi kabarizwamo ibitaro bya Murunda, bikaba biterwa inkunga na leta, akaba ari nabyo byonyine biri mu karere ka Rutsiro. Ibitaro bya Murunda byubatswe mu mwaka w'1964, biri ku birometero 40 uvuye i Karongi, bikaba ku birometero 50 uvuye mu karere ka Rubavu, bikaba ku birometero 200 uvuye mu mujyi wa Kigali. Abaturage b'aka karere barishimira iterambere akarere kabo kamaze kugeraho, cyane ko abaturage b'aka karere bavuga ko batakizazwa n'indwara za hato na hato kubera ibitaro bikuru bya Murunda bibafasha kwivuza, ndetse n'ababyeyi batwite bavuga ko ibi bitaro bibafasha mu kubyara neza. Murakoze, nitwa Nishimwe Rusi, naturutse mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Gihango, akagari ka Kongoniri, umudugudu wa Kandabura, ikigo nderabuzima cya Kongoniri. Ndi mu bitaro bya Murunda, naraye mbyaye ku mugoroba saa 10:30. Ngewe ubundi uyu mwana nibarutse ni uwa mbere, ndayamfashe saa 7 z'ijoro, ariko mu by'ukuri ngewe ntabwo nari namenye ko ari inda. Nagiye numva ari umugongo uri kundya, bibaho nyine saa 10 nibwo nabyutse njya ku kigo nderabuzima cya Kongoniri. Ubwo ngubwo nagezeyo ndahirwa, iso yamenetse nkiri kuri 3, kandi yagakwiye kumeneka byibura ugeze nko kuri 7. Nuko biba ngombwa ko bahita banasfera hano ku kigo nderabuzima cya Murunda. Nuko noneho nkagera bahise banyakira neza, banyitaho. Mu by'ukuri nari nihebye, numva ko bitarashoboka ko ndi bubyare neza, nari numva ko bagiye guhita bambaga, ariko bamanza kukwitaho bakakora iyo bwabaga, mbese bakubaga bari kubona byananiranye burundu. Banyakiriye neza, banyitaho, bakora ibishoboka byose kugira ngo mbyare neza. Ubwo bw'amahirwe mbabyaye neza kubw'imbaraga bakoresheje, ndetse hari n'abari batashye bahise bagaruka. Hari umumama wari utashye yahise agaruka afatanya n'abandi kugira ngo banyiteho. Ni njye wari uhageze nsigaye kubyara, abandi baba bamaze kubyara. Nuko nyine baragaruka banyitaho, mbyara neza, ndabashima. Ngewe ibyishimo mfite, nagiye kwa muganga mfite inda y'amezi 3 ntazi ko nyifite. Ngenda ngiye kwivuza, ngeze muganga arampima ku kigo nderabuzima cya Rutsiro. Noneho amaze kunsuzuma iminsi nzajya ngarukaho, nari nagiyeho kuri 22, arambwira ngo nzagaruke kuri 16 z'ukwa 4. Nageze kuri 16 z'ukwa 4, arambwira ati ntago ndakurekura, leta nkujyana imodoka irahari. Nabati se waretse nkazagenda ejo ngarutse. Ati we ntaho twakwemera, munagenda mukiyicarira. Abo baganga narabashimye, baramfashije cyane, baranzana. Narahiriwe, banzana nka saa 10, twageze hano nka saa 10:30. Mbona baramfashe nta kibazo neza. Nabo ngeze hano baranyakiriye, nahageze kwa 2 kuri izo tariki 16 z'ukwa 4. Ubwo mpageze bamfashe neza, buri munsi abaje mu tondo bakasuzuma, ni saa 6 bakadusuzuma, nimugoroba bakadusuzuma. Bise bitangiye kumfata, ati mutubwire, mujye mutubwira, tuba turi kumwe. Nabo nagiye mpasanga bose nagiye mbona babafashe neza, kose babitayeho pe. Kuyo twavuze ngo n'amafaranga umuganga ahembwa ntabwo bagapfuye ubusa. Niko twabivuzeho, kubera ijoro barara bakatwitayeho. Nuko bisembije ndababwira, bamfata neza bose, mbona bambyajije ku neza. Ize n'ikibazo cyo kuva umuganga araza ati aramfasha, n'abaforomo bari kumwe ati bose ihangane bagukize muganga, gusa n'izandi kumva ameze neza nta kibazo. Ariko ubu ngubu ikiza twabonye, baduhaye ambirasi, nicyo kiza dushimira ino leta, baduha ambirasi iba mu Rutsiro. Noneho rero igafasha ni gakere. Ubu nta mubyeyi ukiruha ngo bamuheke mu ngobyi,
ni ukugenda wagerayo kubera kwa kundi baguteguye warabikurikiranye, noneho rero waba umeze nabi bagahita bakuzana muri ambulance ntuhure n'ikibazo, ukaza hano ku bitaro bikuru utagoye, bataguhetse. Harimo n'abapfiraga mu nzira cyangwa kubera ubunyereri bakanyerera ahantu habi, ariko ubu hari ikiza nyine twabonye mbona nicyo ngicyo, kubera cyara njye nabyirutse baheka, ariko ntabwo bikibaho. Batwa n'inda naragiye n'umwana atumye umwana n'igihe cyo kundebera witwa Mushimiyimana Louise, hano umunyabuzima. Hageze mubwira ukomeze, ndamubwira ariko yo mbaze nsanga igihe kitari cyuzura neza, vuga ati ushobora kukujyana kwa muganga akaba bagukurikirana. Turagenda tugezeyo nakiwe n'umuganga witwa Musabyimana Samusoni anyitaho, naraharaye. Bugiye mu gitondo aramubwira ati ntabwo ngushoboye, turananiwe, reka duhamagara ibitaro bya Murunda baze bagusikire. Barabahamagaye baraza baransikira, imbangukira gutabara. Imvura yaguye kuko dufite umuhanda mubi, twahuriye nayo igakeri twateza amamoto, baratuzana ko kuva nagera hano ubabare nari mfite ntabwo ari bwo ngifite, kandi bankurikirana uko bukeye n'uko bwije. Nzamwita Devota akaba ari umubyaza mu bitaro bikuru bya Murunda, aradusobanura uburyo bavura abaturage baza babagana. Amazina yanjye nitwa Nzamwita Devota, ndi umubyaza, nkora hano mu bitaro bya Murunda muri serivisi ya maternity. Nk'iyo umurwayi ageze hano adafite mituweli, ni kenshi bikunda kubaho kubera yuko mituweli inshuro nyinshi zirakenerwa, kubera yuko udafite mituweli nyine birumvikana ko kwivuza biba bigoye. Ariko umurwayi yageze aha ngaha adafite mituweli, tumuha ubuvuzi bw'ibanze, aba yemerewe kuvurwa amasaha 24 ya mbere. Imiti arayihabwa kubera yuko atagomba gusubirayo n'ubundi ativuje. Araza tukamwakira tukamukorera iby'ibanze mu gihe ategereje gushaka ya mituweli, kuko ashobora no kuba yayibagiwe ariko ayifite. Noneho ubwo ngubwo tukamufasha ubwo butabazi bw'ibanze mu masaha 24 ya mbere, tukamuvura mu gihe ategereje kuyishaka. Yaba ari nta niyo yatanze, dufite abayobozi, tubibwira abayobozi ko dufite umuntu udafite mituweli, noneho bagashaka ukuntu uwo murwayi yafashwa, ntabwo asubira yativuje. Urebye mu myaka yashize, wenda nahera nko mu myaka 3 ishize, kuko ndumva aribwo nageze aha ngaha. Nkigera aha ngaha cyane ko twaje n'umuhanda utarakorwa, urebye hari hakiri ibibazo, cyane cyane imbogamizi zakundaga kuvuka ku barwayi nk'iyo babaga bahamagaye ambulance n'umuhanda ari mubi n'imvura yaguye, ugasanga kugera hano umurwayi biramugoye cyane. Ugasanga rero ibyo ngibyo bibaye imbogamizi ku barwayi. Ikindi ndatekereza nageze aha ngaha tudafite ino nzu muri kureba aha ngaha, twari tugikorera mu nzu hariya hepfo dukoresha n'iyi nyubako ya hano hejuru. Urumva ko ibitaro byari bikiri bitoya, no kubona aho dushyira abarwayi byabaga ari ikibazo. Ariko ubu ngubu ndakeka espace yariyongereye, abarwayi tugerageza kubahereza ibitanda byibura bakagerageza kuryama. Noneho indi mbogamizi twahuraga nayo, cyane cyane nk'ababyeyi bakundaga kubyarira mu rugo. Ariko ubu ngubu hagiye habaho amadesante, ugasanga nkatwe ku bitaro turamanutse tugiye nko ku masantere de sante, tukigisha n'ababyeyi, tukabasanga mu makominote, tukibigisha, tukabasobanurira, kugeza ubwo noneho bagezeho bakumva ibyiza byo kubyarira kwa muganga. Kuko hari impfu nyinshi zagiye zibera mu makominote bitewe n'uko ababyeyi batitabira kuza kubyarira kwa muganga. Ariko ubu ngubu ndakeka ujanishije ikigereranyo cy'ababyarira kwa muganga cyariyongereye ugereranyije n'ababyariraga mu ngo, kandi n'impfu z'ababyeyi n'abana zaragabanutse. Ikindi noneho izindi mbogamizi twakundaga kugira, hari n'abandi barwayi baremberaga mu rugo bafite imyumvire y'uko hari ibindi bintu barwaye bitashoborwa no kwa muganga, cyane cyane bakavuga ko ari nk'amarozi. Ugasanga nk'umuntu wenda arwaye malaria yagiye muri koma, bakavuga ko arwaye amashitani, ariko nyuma bamuzana kwa muganga
tugasanga yararwaye malariya y'igikatu, yararembye cyane akarembera mu rugo. Ariko ubu ngubu bitewe no kugenda tujya kubigisha, tukabigisha ibimenyetso by'indwara, n'abakozi bo ku bigo nderabuzima tukabasobanurira, n'abajyanama b'ubuzima baba bari kumwe nabo, yamara kumenya ko hari umuntu urwaye akihutira kumugeza kwa muganga. Icyo gihe bituma tubafasha hakiri kare, ntagire umurwayi upfa kuducika twamumenye.